gushimira Imana. Haleluya. Imana yagize namwe ikabarinda. Abantu bari gusakuza ariko Imana yagize namwe ikabarinda ihabwa icubahiro. Bwa kabiri ndashimira Imana yakoreye muri pasitoro n'abajyanama b'intara akantu mahoko zaze guterana uyu munsi wa none. Mu babwiriza bari mu gihugu benshi akaba ari guhitwamo kaza hano. Imana yatumye batekereza gutyo ibaha umugisha. Ibyo twatiri gutongana rero n'ijuru rirabyumva. Ikirere kiragabanije nushaka ubumanuye ntabwo imitaka ikigezweho. Murakoze, Imana ibagirire neza. Reka nshimire rero mutasakuza kuko uyu mwanya turimo muri hanganira ababwiriza babiri. Uyu we ashoboye kujera igihe cye, cyakora baravuze ngo basaza bavuga menshi kandi mu gihe gitoya, ariko barasobanura ngo impamvu bavuga menshi baba barahuye na byinshi. Naho aka kana siko katari kahura n'umunyamujinya, bakavuga ngo katari kaje gushaka amafaranga ngo kayabure, ko katari kazana umugore ngo gasuzugure. Baka impamvu kataravuga make kagasoza ni iyihe? Ko katari kabura amafaranga yo kuja ku shuri, ko batari bakabaza ngo rekazane kimwe mu icumi ko kadakora. Nta mpamvu atavuga bikeye. Je rero kababwire Yesu ashimwe. Biragusaba ngo nihangane ariko nawe wihangane. Baturaba nihangane. Bari okumugisha murakoze. Reka ndahera he ndawuza aho ndahera. Munshimire umuyobozi wo kuri Nyirangarama, azi kwihambira cyane, azi kwihambira. Nicyo namukuyeho, hari ishigisho namukuyeho yanyihambiriyeho nk'imyaka 5 ishize. Bazo utari wagera no muri iyi ntara, tarashaka kugira ngo nzaze nahanga ariko nakurura. Hano nahabaye muri 2003 twayoraga muri iyi nzu, twakora amavuna turababwiriza. Icyo gihe twarababwiriza 9 tukagira ikigeragezo cy'ibiryo rero. Bajya gushaka udushu hariya n'ibijumba twakorezamo kimwe intoki, bwa kabiri kaba birashize. Ubwo niho amavuna yabaga agitangira rero bati ihangane inahangaha muri Nyacina cyo kora babwiri nahana hari ibisheke. Narabiri icyo gihe twabaga mu nda nta kintu waje gusura baguha igisheke ukavuga utegeza amahirwe ukamanza ukicara mu nzira ukagihekeye. Cyakora Imana iradufasha, ubuzima nk'ubwo tubuvamo turakomeza. Na n'uyu munsi wa none turacyariho. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Muri abasirimu rero, muri abana beza ijuru ryarabasize niryo guhabwa icubahiro. Uyu mugabo rero kugeza ku munsi yaneshejeho nkemera ko nzaza hano bura ku isabato. Nashoje amateraniro hariya mu Byangabo, byari ngombwa dufite umupasoro cyakora ukundana nawe cyane yavuye muri iyi ntara yitwa Samuel. Nawe yari kumpondagura avuga tuva rero uramutse utagiyeyo se ko natwe turi muri kofera mwisho biragenda gute? Ati jayo ntacyo bitwaye, Imana izikorera umurimo. Amen. Niyo mpamvu rero ndi hano. Wahaguruka ngo ndi mu Rwanda namubona. Yakundaga kunkaza naho tuziranye ariko je nibwo namubona. Imana imuhumugisha cyane. Bande bamushima. Baranditse ngo abantu bakunze kunenga kuja mu isoko bakanenga intoki zageze mu soko. Umuhinzi yaratabiye agakura urwiriye akayigura n'ifumbire ry'amashodi rigenda rimushongaho akicira ibisambo byo mu ntoryi, yaziko yagejeje mu soko abibone ngo bwizi ngo ko ndi kubona ari ntoya. Umutomezi wa cyane ntamenye imvura y'ibasengeye. Ukavuga ngo ni ibisanzwe gusa. Baravuga ngo nguko bareba huriya hariya ndabatinya pe. Ndabatinya uretse Imana ituma bikaduhuza. Nabakire. Nabakire kwirwa rasama imbere yawe kandi ibijumba ufite mu nzu, akirwa rasama imbere ibishimbo byarasize mu nzu. Burya Yesu aragukunda no kutabizi. Ndabashimira Imana yatupangiye. Imana yahabwa icubahiro. Yakoze ni ukuri. Ititaye ko bamwe nta gikoma, ititaye ko bamwe nta sukari, ititaye ku bishimbo ntabyo, yadutanye Imana izabashane mu ijuru. Hanyuma abahungu muze ndi kuramutsa wagira ngo nabo bafite inda. Abahungu bafite ibiryo birobanuza ariko Imana ikabazana ngo twiribane hano kuri iri zuba baryimbe, bikabifuriza kuzarimbira mu ijuru. Kandi Imana izabikora. Hari abantu baba muri iri torero bahora banenga gusa, turi kubona pasoro yasamye
umukuru w'itorero arasutamye yapenze bapfukamye bose. Hari Imana itareba nkawe. Imana idapfa yabanye nabo mu gihe cya Nowa, ibana nabo mu gihe cy'intumwa, ibana nabo mu gihe cy'aba Pawulo. Iri natwe uzapfa Imana isigaye. Uje uritinya mbere y'uko utinya abandi, kuko wayoba itorero ryayoba. Ni amagambo nshaka kubasangiza hano makeya, nubwo mvuze ngo ndatinda, ntabwo ndatinda cyane, ariko amagambo yo ni menshi. Dukurikije ukuntu twavunitse dutelefonana, uri hakwi kuvuga ngo iminota 10 turabipfa mwebwe. Yesu ashimwe. Turabipfa pe, kandi cyakora n'izi ndirimbo ziraryoshe. Ndashimira umugabo witanze ntanasoma aya magambo, ni diregiteri w'amashuri, diregiteri wahaguruka. Ndasiganaga n'uyu mugabo ndavuga ngo ntabwo nzaza ndasunikana nabara abagabo b'abaririmbyi bansubye igifata. Nuko habamo umugabo w'umurayiki w'umudiregiteri atumva je nzamutwara mu vatiri yanjye. Amen. Yesu kubera shoferi. Amen. Bari guhumugisha. Bade bashika urubita wishyiraga. Imana muzi ko no mwijuru tuzivuga ibi. Ubona Imana yabanye natwe ikaturagira mu gihe abandi bari gusitara. Ukanyarubisha itorero rimwe riha abantu 348, haje 71. Ngira ubwoba abantu bamaze gushira baravamo, ariko intwarane zizagerikana. Amen. Nagira ngo diregiteri rero nawe umwanya wo mu modoka ye rwose nje tari kunsunika, kandi ntabwo naguzeho. Imana izakwishura. Amen. Bande bashimira diregiteri. Kandi niteguye ko aranjana yihaye kunsiga byamukora. Yesu ashimwe. None sinibiyuze ibyade, sibize iby'Imana. Nasone amagambo kuko ntacyo twazanye mu isi, ntacyo tuzabasha kuyikuramo. Kababwira n'ibyo dufite n'ibidufasha muri ubu buzima tubamo. Muri manda yacu y'imyaka 70 yakamika 80, kuko nta modoka yavukanye. No mu gihe tuzaba tugiye dupfuye, imodoka izasigara imusozi. Niyo mpamvu ugomba kuyiryaho umunyenga. Haleluya. Igihe Yesu azazura bakoze neza bati uyu mugabo mu bihe bikomeye bitaziri kugura ibihumbi 2 yatwaye umubwiriza amugeza kure. Ijuru rye kwishimira. Amen. Ijuru rye gutembereza. Haleluya. Ikinyuze imigambi y'abagome. Haleluya. Amen. Ndasoma amagambo ari hano mu gice cya 8. Ndasomesha amadarubindi kuko myaka afite iri kubinyemerera. Yesu ashimwe. Mu gice cya 8 ku mutwe uvuga ngo ukunda itorero ubikuye ku mutima. Ukunda itorero batabikubwiye, ahubwo ubikuye ku mutima. Hari amagambo ahari. Umwizera wese akwiye gukunda itorero abikuye ku mutima, akwiye guharanira kugira ngo rigubwe neza, kandi akwiye kwiyumva yuko ari inshingano ye yera kwifatanya n'itorero, kubera yuko byamugiriye umumaro aramutse abyihitiyemo. Kuko n'ubundi rishobora kugera kuri byinshi bisubyeho kandi ritamufite. Iri ni itangazo ritangarizwa abakiriho bagihumeka. N'igihe uzaba warapfuye itorero rizatera imbere. Sivuga murabyumva? Yesu ashimwe. Umwizera wese agomba gukunda itorero abikuye ku mutima. Abantu bakunda iwabo. Turi gusakira n'inyigisho z'abantu bari gusohoka mu itorero bagenda barivamo. Turi kubona abayobozi nta kigenda, itorero gusubira inyuma, inyamaswa yaje. Nkavuga ariko niba wihambira mu nzu yawe umwana ari kuyitumamo, ukihambira mu buriri umwana yagusobyemo, tuyimukemo. Hari itorero ubasambanye, niba kuvana mu itorero cyangwa aho wasambanye. Ko mutari kunsubiza. Muzarebe ingo twubatse nkunze kubwira abantu burya Dawidi we yaravuze ngo umunsi umwe kuba mu nzu y'Imana bindutiraga iminsi 1000 ndi hanze. Iminsi 1000 niyo gutongana, kandi abantu bazi gutongana. Abantu batazi gutongana mwaba muri bazima se? Ntabwo muzi gutongana. Kujya mu rugo naho gutonganira, naho kurya ibiryo byagaze, naho kurya ibiryo bitarimo umunyu. Niba hari ikintu ntakundaga taragira abana, ni ukuba ndi kurya ibiryo umwana nk'uyu nguyu wahoze ari kwikora mu kibuno, akaza agapfa gukora nko mu mboga ngo zirya zitameze. Ariko hari ugira akana kagakubaganye ukabona karaje n'abashyitsi baje.
ikijumba kinini cyari kirimo ukabona kakakara gifashe akananga ariko dutongana njya gutongana na nyina ariko burabura rwana na pasoro yari yaje wari upanze uti urugo naho gutonganira ariko ku rusengero naho gukirira ushobora kujya mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Ibibazo biba byoroshe, ibyari imitwaro byagabanutse twibereye muri mudu gusa. Ndagira ngo tugire amagambo yo twaganira ndangivuga utuntu n'utundi. Reka mvuge icyanzanye n'ahangaha bampaye n'intasho cyo kora ngo basuhuze kandi turi muri ava muri kofera mwisho ntabwo ndabibutsa kuko muragisanganwe. Kofera mwisho ni mu Giswahili ariko ni kofe rya nyuma, si byo si cyangwa se igipfutsi cya nyuma ngo abantu bakurure barebe. Dawidi yavuze iri somo riri hano muri Zaburi. Burya Dawidi yari umwizera kandi umwizera mwiza. Iyo dusomye Zaburi y'116 murarizi mwese iri somo ni ryiza. Zaburi y'116 umurongo wa 12 ni amagambo avuga ngo ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki, nzakira igikombe cy'agakiza nambaza izina ry'Uwiteka, nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni koko nzawumuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Amen. Mvuze mu kanya mu bigori mvuga no mu ngendo, ariko Imana ifite indirimbo 94 ivuga ngo nkunda guterana ryari nta kindi cyaduteranije kereka kwiga ijambo ry'Imana. Iyo tugeze ahangaha rero twiyama abantu babirasi, umuntu akabika inkuru kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu bazayivuga ku isabato yahuye n'abadaherukana nabo. Bene uyu muntu uzanye izi nkuru ntabwo ari Imana ibimutumye, ni Satani. Baranditse ngo ariko ubundi umubeshi ni umuntu umeze ute? Umubeshi ni umuntu uvuga ibintu akajyana inkuru ariko akayibwira uwitareba. Niba umukobwa waje afite inda ugiye kubibwira uramugore ngo bigende gute ko atarayikura, nubwo ari kubwiriza kuriya umukobwa we afite inda none ko ataramubyaza. Ku isabato rero nkunda guteranaho kwiga ijambo ry'Imana, teraniro ryiza ry'abigishwa udutira byose. Kandi impamvu niho namenye iby'ubugingo mu bantu bari hano. Dawidi yari umuntu umeze nkatwe. Yadukurikirana amateka y'umugabo witwa Dawidi. Yabaye umwami bamwimikisha amavuta akiri mutoya. Yari yaravutse ku witwa Yesayi nise amubyara ari umwana wa 8. Yagiraga abana bitwa bari yabo ngo bana basore b'ibigango barebare beza bafite uburanga, ariko hazi ikibazo ngo Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. Abantu bamuzanye bari kumutera bigaragara ko agiye kuba umwami mu Bisirayeli, ariko Imana iravuga ngo namugaye. Burya Imana izi umutima wawe. Mu by'abantu benshi bakunze kwiyoberanya hirya no hino, ariko Imana yo irakuzi. Dawidi rero akuriye ukuntu yari umwana wa 8, bene nyina bose bashize nta n'umwe batoranije. Dawidi arongera arakurura. Burya Dawidi yari umwana w'Imana. Ndagira ngo twigane iki kivuga ngo intwari mu kwizera. Intwari mu kwizera. Dawidi arongera arakurura. Burya ngo yari umushumba aragira intama, ariko mu ishyamba yabaga arimo ngo habaga igihe kimwe intare zaje zimuteye n'idubu, agahumuka n'inkoni nta mbunda afite, agashwanyura intare bigasoza intama ibaye nzima kandi yari igiye gupfa. Yesu ashimwe. Bisoza Dawidi aragenda arakurura rero, yitegereje amaze kuba. Burya ngo Dawidi Sawuli yigeze amurwanya kuko yimitswe. Imana yamusutseho amavuta binyuze ku witwa Samweli w'umuhanuzi, ariko Sawuli akiyobora umwami. Reka mbabaze muraho, uyu muhungu Imana yamubayeho cyane kuko Sawuli akimenya ko ari uzamusimbura yashatse kugira ngo amugire umucuranzi we, aba umucuranzi we. Murebe Imana irarinda. Hari impamvu ituma dukirandukira Imana. Aba umucuranzi we muri kugucuranga ngo umunsi umwe ari gucuranga ibintu byashushe. Sawuli we ubugome bwari bwamumaze, ashaka icumu mukuritero witwa Dawidi. Marayika w'Imana arihegeka ku ruhande
Dawidi ariruka ageze yarakuruye cyane. Nimusoma mu cyiciro 18 mu Bami muzasanga hari amagambo witwa Yonatani yari muhungu wa Sawuli. Yasanze Dawidi aramubwira ati umva rero nizeye Imana yawe, Imana tumirambikwaho usukwaho amavuta, niyo Mana izabi yaje. Nuko data mbona kuzira cyane. Murebe ku bana benshi ahari so mbonaga n'abagore bameze ko muri no misi turimo yo kwiyenza. Ndavugana nabi na mukuru wanje, umugore wanje akabyishiramo n'abana bakabyishiramo. Navugana nabi n'umukuru w'itorero babyara be bose munze kuririra no pastor, dore pastor wacu, uyu pastor wacu turi imfura ye buri. Nitwe yatangiriyeho kuyobora intara, sinzi bandi kubesha. Ubwo rero ntabwo mwavuga ngo mwamukunda cyane kurenza njyewe twatangiranye. Uretse uko tutari hamwe, Yesu ashimwe. Ariko niba bigaragara ko umukuru w'itorero agiranye ikibazo na pastor, impamvu uvuze ngo ndabaririra, uyu mukuru w'itorero niba umugore wari umudiyakonikazi mukuru, mwene nyina ari we wishinje ku isabato, umukazana we niba ari we uyoboye mifemu cyo koresha inama amazureba. Uyu niba yazinzoga mu bukwe bati ariko bimeze bite mu itorero ukabona mukuru we w'umukuru w'itorero nawe ngo niko pastor, namwe musigaye mwumva mazimwe. Pastor ati bimeze bite umudiyakonikazi mugore we mukuru ati niko pastor. None se mwari muhari karabarisha bashobora pastor bakamuzunguza bakamusimiza. Yashaka kugira ngo arashaka inturu hariya ibwiza kiruka hariya, yagira ngo imwe yirukanye ihene ikabiturutse hariya. Acamarira ati washi intambara y'ikaba yaje inama ikaremura. Uzumva bizera bo hasi baravuga ati pastor uyoboye intara nta kigenda, nta cemeza afata, yagifata se gihereye. Itorero ryamba bamaze kuryuzurirana, ibyaha nibyo bifite imbaraga cyane. Nuko nkabareba Dawidi, nasubira kuri Dawidi, bamuteye icumu rimuhushije. Umuhungu wa Sawuli wari uzi ko se azira Dawidi aravuga tuva akirira ikoti ryanjye. Imana turinda ntacyo yahereye. Akirira ikoti ryanjye, tatanaje abamusabiranije ngo akwice, araje nitira ikoti ryanjye ko ndiwe umucika. Ko mutavuga amen. Abana baratoranijwe ariko abana b'Imana. Nandi kubabwira ngo wavuga ku mwana nyina karakara, sinzira mubibona. Nirindaga kuvuga abana afite umubare kubera ikisi. Bavuze umubare abeshirije bataha nango buriya baramubwiriza bizagenda gute. Nawe uri kubura ibyo kurya ufite umwe ose wagize utabyikoreye sininde. Iyi si buri wese yikoreye ibyo. Ugira kuza kwikorera ibyawe bigeze ku musaraba. Yesu arahamagara mwese abarushana baremerewe muze munsange baruhura munyigireho noroheje. Muze kubwira abantu ugasanga umusore wari umukunze umucangwe nta kibazo kirimo, ejo bundi bitari bwaca kabiri ubyaye mwakaguhaga akaja kuzana situtayi muto. Ukamuzana umukobwa uzingora kubaha akagusuzugura. Hari ikintu wundira mu muzuko jewe, kandi burya ibyanditswe mu mahame y'iritorero hatabayeho umuzuko ntabwo twakwirirwa turizera. Nta maturo twatanga, ariko ndakubagarira igihe ibyishimo bizaba ari byiza ubaheza abanyagasuzuguro. Baranditse mu banyagasuzuguro mu basaza bari hano cyo ko Imana bahumugisha. Aba bantu babahaye intebe ya hano barakoze. Nkunda abasaza ni bari ko ni gusaza, ariko inyandiko mu burezi page 155 bivuga ngo imvi ni ikimenyetso kigaragaza urugamba barwaye. Hari ibishuko batsinze abagore none baracaza gusenga. Mu gihe weho byaye rimwe situkabuyizanye. Aba batsinze abagore batsinze inzoga none baracambara karuvati, kandi mu gihe gito imyanya y'abizabiri mu busa. Ibitabo byahiye batumva turibuka muzehe duha inama yarageze ahacecekerwa. Akiriho rero agomba kuba Yesu ashimwe. Nkababwira ngo iyo bigaragara ko muzehe muzi umugore akazana inkumi, burya amateka aravuga ngo abayizanira abo bangana. Uzi gukoresha touch wewe zana karaga kumire n'umurebe ukuntu karayiba karayitunganye cagi saza kiracaryamye tebe saza kiracakaraba mu maso awitonze nacyo kigiye kuzirika. Iyo uzanye umushaje umuyizaniye abo bangana arakwitegereza akakora bakamusuzugura impamvu umuzuka ari mwiza.
neza